Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amahoro n'imigisha. Banyacyubahiro bayisilamu ndetse namwe bayisilamukazi, tugeze mu mwanya mwiza wo kubagezaho ubutumwa ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bwageneye abayisilamu kuri uyu munsi mukuru wa Eid al-Fitr y'umwaka w'2026. Ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bwifurije abayisilamu by'umwihariko n'abaturarwanda bose muri rusange umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr ubabera umunsi w'ibyishimo. Abayisilamu barashishikarizwa kurushaho kwiyegereza Imana na nyuma y'iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan dusoje. Mu gihugu cyacu abayisilamu batangiye igisibo neza kandi banagisoje neza nyuma y'igihe cy'ukwezi bari bakimazemo. Abayisilamu bitabiriye ibikorwa byose bikorwa mu kwezi kwa Ramadhan byo kwiyegereza Imana, harimo amasengesho ya buri munsi, ibihagararo bya nijoro, gusabana basangira iftar ndetse no gufasha abatishoboye. Mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhan, ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda watanze inkunga y'ibiribwa ku miryango 7329 hagamijwe gusabana nabo no kubunganira kubona ibiribwa bya iftar. Nk'uko bitekwa n'idini ya Islam, uyu mwaka igikorwa cyo gukusanya zakat al-fitr no kwishyikiriza abigenewe cyagenze neza. Mu gihugu hose hakusanyijwe amafaranga yo kugura ibiribwa bya zakat al-fitr asaga miliyoni 38. Ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu bukaba bwarifashishije amafaranga mu kugurira abatishoboye ibiribwa byo gufungura kuri uyu munsi wa Eid al-Fitr. Mu gihugu hose hatanzwe toni zigera kuri 20 z'umuceri zasaranganyijwe imiryango 3855 mu turere twose tw'igihugu. Abayisilamu barashimirwa byimazeyo uburyo bitabiriye iki gikorwa, dore ko buri mwaka umubare w'abatanga zakat al-fitr ugenda wiyongera. Ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda buramenyesha abayisilamu ko ibikorwa bitegura umutambagiro mutagatifu Hijja birimbanyije kandi imyiteguro iri kugenda neza. Nk'uko mwabitangarijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, nibwo abayisilamu 65 bazahaguruka mu Rwanda berekeza mu gihugu cya Saudi Arabia gukora umutambagiro mutagatifu. Bakaba bazagenda n'indege y'u Rwanda mu buryo bwa charter flight VIP, aho indege izahaguruka i Kanombe ikabageza mu gihugu cya Saudi Arabia nta handi baciye, ndetse no kugaruka bikaba bizagenda uko. Bazahagurukira mu gihugu cya Saudi Arabia bagana i Kigali nta kindi gihugu babanje guhagararamo. Uyu mwaka waranzwe kandi no kwita ku byiciro byihariye, aho binyuze mu buvugizi mu bafatanyabikorwa bayo batandukanye, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda washoboye kwishyurira no kubonera amashuri urubyiruko rungana na 587. Muri bo 497 bafashijwe kwiga imyuga itandukanye, 64 bafashwa kwishyurirwa amashuri yisumbuye, 26 babonewe amashuri ya kaminuza ahangaha mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Abafite ubumuga 32 bigishijwe imyuga hagamijwe kubafasha kwigira, ndetse 10 muri bo bahawe inkunga y'ibikoresho bibafasha gutangiza imishinga ibyara inyungu ijyanye n'ubumenyi bize. Ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda burashimira abayisilamu mu gihugu hose uburyo bakomeje guhuriza hamwe imbaraga zaba iz'amaboko n'amikoro mu kuzuza umusigiti wahazwi nko mu Itunda uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Imirimo yo kubaka uwo musigiti ikaba iri kwegereza umusozo. Kubaka uyu musigiti byatubereye urugero rwiza rwo gushyira hamwe no guhuriza hamwe imbaraga. Ibi bitwereka ko gukomeza gushyira hamwe bizadufasha kugera kuri byinshi
ku bushobozi bw'Imana mu minsi mike uwo musigiti uzatahwa ku mugaragaro. Nyuma yo gusoza umusigiti w'ahazi nko mu Itunda, ubuyobozi buzabatangariza ikindi gikorwa cy'iterambere abayisilamu bose bo mu Rwanda bazahurizaho, ku buryo mu gihe cy'umwaka umwe nacyo icyo gikorwa nacyo kizaba gisojwe. Ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda buboneyeho umwanya wo kwibutsa abashakanye ko bakwiye kubana neza mu mahoro, kwihanganirana, kurangwa n'ubwuzuzanye, kujya inama, kwirinda amakimbirane, umwiryane ndetse n'ubutane bwa hato na hato, kuko kutabana mu mahoro bigira ingaruka z'igihe kirekire ku bana babyaye no gusenyuka k'umuryango. Abashakanye baributswa kwimakaza umuco w'ibiganiro mu ngo bigamije ubumwe, ubwubahane n'ubusabane mu muryango. Bitumvikanweho bakihutira kubishakira umuti hakiri kare binyuze mu nzira y'ibiganiro hagati yabo ubwabo. Byananirana bakitabaza ubuhuza bw'izindi nyangamugayo ndetse n'urwego rwa RMC rushinzwe gukemura amakimbirane. Ntitwasoza tutabagaragarije uburyo ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bushishikajwe no gutsura umubano bigaragarira mu ngendo nyakubahwa mufti w'u Rwanda yagiyemo mu bihugu nka Malaysia na Saudi Arabia, ndetse n'abashyitsi b'abanyacyubahiro twakiriye barimo Minisitiri wa Qatar ushinzwe ibikorwa by'idini, Minisitiri ushinzwe ibikorwa bya hijja mu gihugu cya Saudi Arabia, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga wa Kisilamu witwa Muslim World League. Izi ngendo zavuyemo umusaruro ushimishije, dore ko bamwe bamaze no gusinyana amasezerano y'imikoranire n'ubufatanye n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bwongeye kwibutsa abayisilamu ko gukomeza kurinda ubumwe bwacu, guhuriza hamwe imbaraga n'ubufatanye ari byo bizadufasha kugera ku iterambere rirambye. Abayisilamu baributswa kandi gukomeza kurangwa n'indangagaciro zikwiye umuyisilamu nyawe, barangwa n'ubworoherane no kubanira neza abo badahuje ukwemera, bababera ineza, babereka ineza y'idini ya Isilamu. Abayisilamu baributswa gukomeza gushimira Imana ku ngabire yaduhaye yo kugira igihugu cyiza kandi gitekanye, no gushimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu ku miyoborere myiza idaheza na gahunda nziza z'iterambere bakomeje kugeza ku Banyarwanda. Dusoje twifuriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umuryango we, Abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange umunsi mukuru mwiza wa Eid Fitr. Murakoze, Allah yakira igisibo cyanyu n'ibikorwa byiza mwakoze mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ijambo amaze kugeza ku bayisilamu. Isa, wari uri kuvuga ko hari ibindi bibazo ugomba kubaza Sheikh Abubakar. Uyu ni umwanya wo kugira ngo umubaze bimwe mu bibazo tuba dufite. Ngira ngo bakurikiraga n'umunyamabanga mukuru wa RMC cyangwa se w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, aho yagaragazaga muri uno mwaka uhereye mu 2025 kugera muri 2026 ibyo Isilamu yagiye itegura uburyo ki byagiye bigerwaho. Mwumvishe ko hari ibikorwa remezo byagiye byubakwa birimo imisigiti ndetse n'ibindi bikorwa bituma abayisilamu barushaho kugira ubuzima bwiza n'abatari abayisilamu. Turacyari kumwe rero na Sheikh nkuko mugenzi wanjye Raki abivuze. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mumeze neza? Turashimira Imana, turishimye. Naam. Twari dukomeje kuganira rero tukubaza ngo umunsi nk'uyu nguyu by'umwihariko mbere yo gusara isengesho ry'Irayidi umuyisilamu abasabwa gukora iki? Ku munsi nk'uyu ku Irayidi yo gusoza igisabo cy'ukwezi kwa Ramadan, umuyisilamu asabwa kuza hari ikintu yafashe mu gitondo, akazinduka kare cyane, kandi nanone agashishikarizwa gutanga zakatul fitri mbere yuko aza gusari kugira ngo aze gusenga byose yabisoje. Zakatul fitri no kuvuga? Zakatul fitri ni amaturo
atangwa n'umuyisilamu ufite ubushobozi bw'ibyo kurya ku munsi w'Eid akagira ibyo asangura. Ibyo biryo bitangwa kugira ngo abantu badafite ubushobozi nabo baze kwishima ku munsi w'Eid nk'abandi bayisilamu bose. Iyo zakatul fitri mu by'ukuri nk'uko uyigarutseho nk'umuyisilamu hari igihe wumva ngo hari amatura atangwa mbere yo gusari hari n'atangwa nyuma, ibyo bintu bitandukanira hehe? Zakatul fitri itangwa n'umuyisilamu ufite ubushobozi bw'ibyo kurya ku munsi w'Eid akayitanga mbere yuko asenga Eid agambiriye kugira ngo bya bindi atanze bize kugera kuri wa mukene w'umuyisilamu nawe aze kwizihiza umunsi w'Eid arya Eid nziza. Ibyo bikamufasha kweza no gusukura amakosa aba yarakoze mu gisibo cye muri ya minsi 30, kubera yuko ntabwo turi amareka turakosa, dushobora kuvogera imbago z'Imana, ariko iyo utanze ya zakatul fitri ya maturo yo gufasha abakene kugira ngo nabo baze kwizihiza Eid neza nk'abandi bose, Imana yeza igisibo cyawe. Namo birumvikana hakurikiraho isengesho gusari nk'uko abadukurikiye basanzwe babizi, ariko nyuma yo gusari birumvikana hakurikiraho iminsi mikuru. Abayisilamu umunsi nk'uyu nguyu bawizihiza bate? Nyuma yo gusari buri muyisilamu wese rwose agomba kwishima, akagenda agategura amafunguro ye meza akayarya mu buryo bwiza buziruwe mu idini y'Ubusilamu bwa halal, agasangira n'inshuti abavandimwe abayisilamu abatari abayisilamu. Niyo mpamvu buri muyisilamu wese wanyawe ateka ipirawu nyinshi cyane niba afite ubushobozi, agatumira abavandimwe mu muryango we, inshuti, abaturanyi, abayisilamu abatari abayisilamu, kugira ngo buri wese kuri uwo munsi yishime kuko ni umunsi w'ibyishimo. Ni uruhe ruhare njyewe mfite n'umuturanyi wanjye, ubwo ndabibariza undi muyisilamu, ni uruhe ruhare afite n'umuturanyi we mu kwizihiza Eid al-Fitr? Njyewe nk'umuyisilamu idini ryanjye rinsaba kwizihiza Eid mfasha abaturanyi banje nabo kuyizihiza wa munsi w'Eid kugira ngo bya byishimo bigere kuri buri muntu wese. Tunashimira igihugu ko kiba cyaraduhaye konji mu gihugu hose, abantu bose bafite konji. Kubwiza mpamvu buri muyisilamu wese ahere ku muturanyi we w'ibanze uri hafi ye, amutumire aze basangire ipirawo Eid kugira ngo nawe abone ibyishimo byo ku munsi w'Eid. Urakoze cyane. Muzehe Sud ndetse nawe Sheikh Abubakar mwagarutse ku kintu cyo gusangira n'abantu batandukanye, abaturanyi, abavandimwe, abatishoboye, ariko nanone no gusabana. Byongerera iki umuyisilamu, byongerera iki ubumuntu umuntu afite, byongerera iki kuri ya minsi 30 tuvuyemo yo gusenga, yo gusaba, yo kwiyegereza Imana, yo kwibombarika? Ese gusabana, gusangira n'abaturanyi n'abandi bavandimwe byongerera iki mu myemerere y'umuntu cyangwa se no mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Byongera urukundo. Urugero, niba natumiye umuturanyi wanjye utari umuyisilamu, w'umuyisilamu, inshuti, abo dukorana, iyo baje tugasangira Eid nabo barishima, bwa buvandimwe bukiyongera, urukundo rukiyongera, urwangano rukajya kure cyane. Kubwiza mpamvu rero ni igikorwa cyiza idini ridushishikariza. Niyo mpamvu buri wese asabwa kugira icyo akora, akareka gufunga ibipangu yihererana ipirawu wenyine cyangwa se ibyo kurya wenyine. Abantu bose baze, kubera yuko bituma buri wese, wa muntu watumiye ku Eid aravuga ati abayisilamu bagira urukundo, barafashanya. Ni nacyo idini ritwigisha, kugaragaza urukundo nk'uko intumwa y'Imana ritwigishije. Hanyuma nibarangiza kurya iyo pirawu batembere, bishimane n'imiryango yabo mu buryo bwiza. Dufite igihugu gitekanye, alhamdulillah, nta kibazo gihari. Ukomeje kubijyanye no gusangira mu by'ukuri, ariko ahangaha kuri stade cyangwa se hirya no hino mu gihugu ni Eid yizihijwe ku isi hose. Reka turebe abayisilamu barimo n'abakiri bato, urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Nyuma yo kuba mu by'ukuri umuntu yafata amafunguro, niye myitwarire ikwiriye kurangwa abo bayisilamu muri rusange, by'umwihariko urubyiruko? Urubyiruko rurasabwa mbere na mbere kuzirikana yuko utagomba kurengera imbago. Urugero, niba ari umunsi w'ibyishimo, ntabwo twishima tujya mu biyobyabwenge, kujya kunywa inzoga n'ibindi byose byangiza ubuzima bwacu. Idini ryacu ridutegeka gukora buri kintu cyose cyatuma turinda ubuzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu. Kubwizo mpamvu rero, nubwo twemerewe kwishima ku gipimo cyose dushaka, ariko mu nzira zemewe n'amategeko. Izitemewe cyane cyane urubyiruko tugomba kuzirinda tukazigendera kure, yaba izo kubangamira abantu, izo gukora ibyabangamira ubuzima bwacu cyangwa se ubw'abandi. Ibyo ngibyo tugomba kubigendera kure, kubera yuko uwo muntu abanyuranyije n'amategeko y'idini y'Isilamu. Urakoze cyane. Ni iminsi 30 tuvuyemo, tugiye gusenga isengesho rya Eid al-Fitr, ariko ni iminsi 30 ibaza, ariko nanone iminsi dusigaje nanone irabarika. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ibyiza narabikoze mu minsi 30, akahita yongera akaba undi muntu utandukanye n'uwo yari ari mu minsi 30. Dukwiye kwitwara gute? Dukwiye kugenda gute? Dukwiye kuguma nibyo twari dufite mu minsi 30 gute, Sheikh?
Okay, ukwezi kwa Ramadhani ni umwitozo mwiza ku muyisilamu ushaka kuba umuyisilamu mwiza wanyawe, kwa kundi yasengeraga kujya mu musigiti, kwa kundi yarekaga ibyaha, kwa kundi yibombarikaga, kwa kundi yagerageza gutanga afasha abakene, kwa kundi yagerageza kuba umunyabuntu. Uwo mwitozo yakuye mu kwezi kwa Ramadhani niwo agomba kwapurika agashyira mu bikorwa na nyuma ya Ramadhani. Niyo mpamvu rero tubashishikariza yuko wa muntu koko nikizakwereka yuko igisebo cyawe cyakiriwe n'ibikorwa byawe wakoze byiza byakiriwe, nuko ukomereza kuri murongo mwiza nyuma yo gusoza ko kwezi kwa Ramadhani. Yego, ngira ngo wende cyo nabaza shehe, nyuma y'igisibo cyo kwezi kwa Ramadhani iraidi yabaye, nyuma yaho hari ibiki bindi bigendana n'iki gisibo, kuko baravuga ngo umuntu akomeza gusiba iyo bibaye ngombwa. Shehe, aho ngaho hadusobanurire. Okay, iyo umuntu amaze gusiba iminsi 30, intumwa y'Imana tubwiye ko umuntu uzasiba iminsi 30 y'ukwezi kwa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, agakurikizaho iminsi 6, Shawwal n'ukwezi kwa 10, agakurikizaho gusiba iminsi 6 mu kwezi kwa Shawwal, Imana imwandikira ibihembo nk'ibyo umuntu wafunze umwaka wose cyangwa se ubuzima bwe bwose. Kubera iki? Impamvu ni izi ngizi: ukwezi kwa Kisilamu kugira iminsi 29 cyangwa 30. Ubwo iyo tumaze iminsi 30 dusibye, wandikirwa ibihembo by'iminsi 30. Noneho indi vuga ikavuga ngo buri gihembo Allah gukubira inshuro 10. Ubwo ufashe iminsi 30 ugakuba ibihembo 10, ni ibihembo ni iminsi 300. Ubwo mbese ufunze umunsi umwe Allah gukuba inshuro 10, iminsi 100. Noneho iminsi 30 ni iminsi 300. Iyo ukurikijeho gusa iminsi 6 yo mu kwezi kwa 10 ariko twita Shawwal, iba ihwanye n'iminsi 60. Iyo ufashe iminsi 300 rero ya Ramadan, Imana yakubye inshuro 10, 30 kuba 10, 300 ni iminsi 6 usiba nyuma ya Ramadan, Imana igakubye inshuro 10 ikaba iminsi 60, ihwana iminsi 360 guhanye n'umwaka. Ubwo umuyisilamu bikoze buri gihe ayanikirwa nk'umuntu wasibye ubuzima bwe bwose. Ibyo byiza rero ntawe utabikeneye. Urakoze cyane. Mu gusoza, hari abadukurikiye ariko natwe ubwacu wenda ushobora kubitubwira bikadufasha kugira ngo dusobanukirwe impamvu dufite inkingi 5. Inkingi 5 z'abayisilamu bagenderaho, za nkingi 5 zimaze iki, ko umuyisilamu agomba kuzimenya, zimuyobora gute mu buzima busanzwe, mu buzima tubanyemo n'abandi batari abayisilamu? Ese izo nkingi wazisobanura gute Sheikh? Birumvikana inkingi ni ikintu gikomeye cyane. Iyo inzu ifite inkingi, wenda n'urugero inkingi enye, nizo zituma ya nzu ihagarara. Iyo izo nkingi zidahagaze cyangwa se habuzemo imwe, inzu ifite ikibazo. N'idini y'Isilamu rero yubakiye ku nkingi 5. Iya mbere ni ukwemera Imana imwe rukumbi, ukaba ariyo ugandukira ukayisenga yonyine nta kindi wibangikanyije nacyo, ukanemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Iya kabiri, iyo umaze kubyemera, ubwo iyo Mana urayisenga 5 ku munsi ngo Imana bitegetse. Cya gatatu, gutanga amaturo kuri wa wundi ufite ubushobozi. Cya kane, gusiba ukwezi kwa Ramadan. Cya gatanu, kujya gukora umutambagiro mutagatifu. Ibi rero ni imisingi nyamwamba, imisingi ikomeye cyane idini y'Ubuisilamu yubakiyeho. Iyo umuntu abuze imwe muri izi nkingi afite ubushobozi, Ubuisilamu bwe buba bufite ikibazo. Yewe iya mbere yo ibuzemo yo, ubwo nta nubwo ubura umuyisilamu. Urakoze cyane. Dusoza, nubuhe butumwa twagenera abanyarwanda muri rusange? Umva, abanyarwanda muri rusange harimo abayisilamu, harimo abatari abayisilamu, bari mu yandi madini cyangwa se no mu yindi myemerere, ariko n'ubutumwa bumeze gute mu kubana, mu gushyira hamwe, mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no gukomeza guteza imbere igihugu? Umuyisilamu mu by'ukuri ufite umuryango, abantu basibiwe mu rugo, ugeze gukomoza ku bijyanye n'amaturo, ni bande bashobora gutanga ayo maturo, ni bande batayatanga, tukatangwa gute? Ya zakatul fitri. Zakatul fitri itangwa n'umuntu w'umuyisilamu wese ufite ubushobozi bw'ibyo kurya ku munsi w'Eid, akagira ibyo asangura. Bitandukanye na zakatul mali. Zakatul mali yo ni amafaranga runaka, igipimo runaka ugeraho, wakigezaho cyamara umwaka ukigifite ugatangamo 1/40. Ariko zakatul fitri yo ni umuyisilamu wese ufite ubushobozi bw'ibyo kurya ku munsi w'Eid, akagira ibyo asagura. Uyu nguyu rero abari mu bantu bagomba gutanga zakatul fitri. Iyo zakatul fitri ikagezwa kuri babakene badafite ubushobozi bwo kubona ibyo kurya ku munsi w'Eid. Ubwo rero buri muntu wese ufite ubwo bushobozi bw'ibyo kurya ku munsi w'Eid, akagira ibyo asagura, ategetswe gutanga zakatul fitri, akayitangira ku giti cye, akayitangira n'abantu bose bari mu nshingano ze b'abayisilamu, kugeza ku mwana wavutse mbere yuko umunsi w'Eid wanyu, umunsi wa Ramadani urangira. N'umwana wo mu nda umutangira cyangwa se umwana wavutse nyuma yuko batangaje yuko ejo ari Eid, ariko kumutangira we si itegeko, ariko biba ari byiza ko dukeneye kuzamura umunzani wacu w'ibyiza. Araki, waruze ko umugabo mu rugo mu by'ukuri mu gihe afite umudamu, afite abasibiwe, ashobora kubagurira imyambaro. Hari aho bihura n'amategeko y'idini?
umugabo ufite ubushobozi utagurira umudamu w'imyambaro myiza n'abana be uyu nguyu rwose cyaba ari ikibazo gikomeye nta bugabo bwe. rake ndizera ko wabikoze nawe. ugomba ni itegeko nk'uko shehe bivuze uba ugomba kubikora, ariko nanone mu gihe ubifitiye ubushobozi kuko buriya Islam iba iri ku murongo, cyangwa se hari ibyo igomba gukora nyine. Mu gihe ufite ubushobozi urabikora, mu gihe udafite ubushobozi ntabwo wakwica cyangwa se ntabwo wakora icyo udafitiye ubushobozi. So n'ubuhe butumwa twagenera umunyarwanda muri bwa bumwe bwacu kubaka igihugu no kugira ubuyisilamu bufite icyo buduhinduraho nk'abanyarwanda muri rusange? Mbere na mbere buri muyisilamu wese w'umunyarwanda n'umunyarwanda wese muri rusange dufite igihugu cyiza, igihugu buri wese yifuza. Buriya abantu batembera hanze nibo bizi, aho ugera bakubwira ati mufite igihugu cyiza, igihugu gifite umutekano, buri wese uje arabibona. Dukunda guhura n'abantu benshi bakabivuga. Kubwiza mpamvu rero, kubera ko dufite igihugu cyiza, tugomba guharanira yuko inshallah ubwo bwiza bugera no kuri buri munyarwanda wese akabwumva, akumva bwa bwiza bw'igihugu cyacu. Noneho kugira ngo bugerweho tugomba kugendera ku murongo igihugu cyacu cyadushyiriyeho wo guharanira ubumwe, ubwiyunge, gufasha mugenzi wawe mu iterambere. Nubwo waba uri umuyisilamu utari umuyisilamu, twese turi abanyarwanda, dukeneye kugira ituze. nk'uko twaje hano ku munsi w'iredi, dufite igihugu cyiza, masha n'umuyobozi mwiza, umukuru w'igihugu aba yaduhaye konji abanyarwanda bose kugira ngo nabo babashe kwizihiza irayidi. Ni ikintu gikomeye cyane, ahandi ntabwo bibaho, ntabwo ari ahantu hose biba. Kubwiza mpamvu buri munyarwanda wese by'umwihariko umuyisilamu agomba kumenya ibi byiza by'igihugu cyacu, agaharanira yuko bikomeza kandi agatanga umusanzu wacu muri ibi byiza dufite, kugira ngo aho kugira ngo bihagarare ahubwo bikomeze, kandi akanasabira n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu buyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, kugira ngo akomeze kutuyobora neza nk'uko atuyobora. Ibi byiza dukomeze kubibona. Mbere nta marayidi yabagaho abantu ngo baterane ku munsi w'ikiruhuko, ariko perezida mashallah Paul Kagame yaraduhaye ikiruhuko. Ibi ni byiza tugomba guharanira inshallah, tukanasaba Imana yuko yakomeza kumurinda no kumuha ubuzima bwiza, nabo bayorana bose n'abanyarwanda twese muri rusange. Imana ikomeza kuduha ubuzima bwiza no kurinda igihugu cyacu. Urakoze. Mbere y'uko ugenda, kugira ngo nabonye ko na mufti amaze kuhagera mu kanya, turaba dutangiye isengesho rya Eid al-Fitr. Hari icyo umusaza Sudi yavuze ko uyu munsi kwigisha Islam, kwigisha ubumenyi cyangwa se no kwigisha idini ya Islam, uyu munsi birakorwa. Uyu munsi bikorwa gute? Mwe mukora iki muri kwigisha Islam? Mwerekana ko turi mu gihugu kimeze gute, kitwemerera imyemerere yacu mu buhe buryo Sheikh? Igihugu cyacu ni igihugu cyiza gitanga uburenganzira kuri buri muntu wese akishyira akisanzura. Niyo mpamvu rero buri ubutumwa dutanga kuri uno munsi, idini yacu iranasobanutse, itwigisha yuko nubwo abantu batandukanye, Imana yaturemye mu buryo butandukanye, amoko atandukanye, amashusho atandukanye, indimi zitandukanye, ariko ibyo byose Imana iravuga ngo yabiremye kugira ngo nita'arafu, tubashe kumenyana. Mbese kuba nabandi inzobe, undi ari igikara, undi ari umukristo, undi ari umuyisilamu, Imana yabishyizeho byose kugira ngo menye ngo uriya ni runaka, uyu ni runaka wakoze icyaha, abashe kubibazwa, ne kubibazwa ko ntagikoze, we kubibazwa ko utagikoze. Kubwiza mpamvu rero tugomba guharanira cya kintu Imana yavuze cy'umuntu mwiza. Umuntu mwiza ni uwuhe? Ni ufite ugutinya Imana, wowe undi utinya Imana uko ashoboye, agakora ibikorwa byiza Imana ikunda ikanishimira. Imana ibikorwa byiza byose ikunda ikanishimira, ni nabyo igihugu cyacu kidushishikariza gukora. Kubwiza mpamvu rero ubu nibwo butumwa dutanga. Ntihazagira umuyisilamu ubone wenda nkangishe natumiye umuntu w'umukristo nka pastor avuga ngo nakoze ishyano, ekada. None se uwo nguwo niwe muturanyi wawe, niwe uzajya gusaba serivisi ejo muri office, niwe uzagutwara mu modoka. Ugomba kumubanira neza, kuko nawe ukeneye yuko yakubanira neza, nawe uzakurwaza, niwe uzakuvura kwa muganga. Rero dukeneye twese gutahiriza umugozi umwe nk'abanyarwanda, tugateza igihugu cyacu imbere kugira ngo ibi byiza n'amahanga abibone. Akoze cyane. Nahoze ndeba ko muri no minsi 30 y'igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani ngo harimo icyitwa ijoro ry'ubugabe. Ijoro ry'ubugabe shehe, umuntu aribwirwa n'iki se? Twaba twararibonye natwe. Ijoro ry'ubugabe nimwe Imana ihamoro n'imigisha avuze ko riboneka mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadani, by'umwihariko mu minsi y'ibiharwe. Ubwo rero iyo umuntu arishaka asabwa gukora ibihagaruro by'ijoro mu minsi 10 ya nyuma, agatakambira Imana, agafata yuko buri joro ryose muri ya minsi 10 ya nyuma ari ijoro ry'ubugabe, kugira ngo ni nko gutega umushibuka uvuga uti iminsi 10 yose nyifashe yuko ari ijoro ry'ubugabe. Umuntu wese wakoze ibada agasingiza Imana, agakora ibihagaruro by'ijoro, agasaba Imana muri aya majoro 10 ya nyuma, rwose yahuye n'ijoro ry'ubugabe. Rifite ibihe byiza shehe. Ibyiza by'iri joro Imana iravuga ngo rifite Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Ijoro ry'ubugabe rifite agaciro karusha amezi igihumbi maze mu minsi imyaka 43 n'amezi ane. Bivuze ngo iri joro risanze ndi gukora igikorwa cyiza,
Imana inyandikira yuko nagikoze mu myaka 83 n'amezi ane. Hari igihe tutazayigezaho iyo myaka. Niyo mpamvu rero buri muyisilamu wese ubona mu minsi 10 ya nyuma by'umwihariko aba yashyizemo imbaraga cyane, akajya mu musigiti gutakambira Imana, akigomwa ibitotsi. Twese kandi mashallah twarabikoze, alhamdulillah. Imana yatwakira ibikorwa byacu twakoze. urakoze cyane Sheikh, reka tugushimire, wakoze kuduha umwanya wawe, ukomeze no kudusobanurira byinshi kuri uyu munsi wa Eid al-Fitr ndetse n'iminsi 30 tumazemo igisibo. Hari benshi byafashije badukurikiye kuri televiziyo Rwanda, ariko nawe reka tukureke twitegure gusari mu kanya iri sengesho. Murakoze cyane. Eid Mubarak. Yes, Isa arakoze cyane, adusobanuriye ibintu byinshi bitandukanye, adusobanuriye iminsi 30 ivuze iki, adusobanuriye Eid al-Fitr ivuze iki. Ibyo dukora byose tubikora kubera ko ari imyemerere, ariko nanone ya myemerere ifite iki dufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba ari aho tuba, hari ibyo dukora ndetse no mu buzima busanzwe tunyuramo. Yego, ikiza nuko uburyo ki aba bashehe batandukanye, yaba Boba ndetse na Sudi, bagiye basobanura uburyo ki ibi bikorwa by'umwihariko mu gisibo cyangwa se mu idini ya Isilamu ari ibikorwa biri rusange. Usanga n'undi munyarwanda udafite iyo myemerere, usanga iyo myitwarire ikwiriye kumuranga, biba biri rusange ko nawe agomba kugira gute, agomba kuba yagira amahirwe y'iki gisibo. Yes, mu minota mikeya tugiye gusenga kubera ko na mufti amaze kuhagera mu minota mike cyangwa iminota 2 turaza kuba tugiye gusenga isengesho rya Eid al-Fitr, kubera ko ni mufti w'u Rwanda uyobora iri sengesho. Ubu niwe tugiye gutegereza mu minota 1 cyangwa minota 2 turaba dutangira isengesho, ariko aho uri nkuko tubivuga cyangwa se nkuko twabisobanuriwe, wagiye wumva ibyo bagiye batubwira, icyo ugomba gukora, uburyo ugomba kwitwara ndetse n'uburyo ugomba kubana n'abaturanyi bawe n'abandi bavandimwe muri kumwe hirya no hino cyangwa se abakwegereye, kugira ngo ya minsi 30 ari iminsi 30 myiza, iminsi 30 igusigiye ikintu runaka cyiza, ariko iminsi 30 ikwigisha. Ni nayo mpamvu ubona abayisilamu baturutse impande n'impande hirya no hino baje gusengera hano kuri Kigali Pele Stadium, ariko ntabwo bivuze ko ari isengesho ribera gusa, hari n'ahandi hantu hatandukanye abayisilamu basengeye hirya no hino mu Rwanda ku masitade atandukanye cyangwa se ahabugenewe kugira ngo bahasengere. Aba ari ikintu cyiza. Yego, ngira ngo icyo twakwibutsa abadukurikiye nuko iri sengesho usibye ko mu kanya bagiye gutangira gusenga, ariko ntabwo barangiza gusenga ngo bahite bahaguruka bagende, ahubwo usanga hari ibyitwa hutuba cyangwa inyigisho zikurikira nyuma y'isengesho. Buriya naryo ni kimwe mu bice bigize isengesho. Aba ari ingenzi yuko abayisilamu iyo bamaze gusenga bicara bakumva izo nyigisho zitandukanye kugira ngo barusheho kugenda umutima wabo nk'uko bakunda kubivuga wasizwe isabune, ahari ikizinga mu by'ukuri hamaze kuba heza, hamaze kuba ahera. Yes, arakoze cyane. Nk'uko twabivuze rero n'amasegonda makeya kugira ngo dutangire isengesho rya Eid al-Fitr. Uyu ni umwanya wo kugira ngo twakire mufti w'u Rwanda ugiye gusengesha iri sengesho mu masegonda makeya. Turaba tugiye gusenga, uyu ni umwanya wo gusenga. Reka mvuge ngo Eid al-Fitr, Eid al-Mubarak kuri Isa, Eid al-Mubarak ku Banyarwanda, Eid al-Mubarak ku bayobozi ba RBA, Eid al-Mubarak ku Rwanda hose ndetse n'ubuyobozi muri rusange bw'igihugu. Yego, abantu badukurikira batandukanye tubifurije Eid nziza. Ngira ngo murabyumva ko mufti w'u Rwanda Sheikh Ndayigaya Musa niwe ugiye kuyobora iri sengesho. Reka dukurikire iri sengesho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. استووا اعتدلوا استووا أتموا الصف الأول فالأول. turinganize imirongo neza, twegerane. Allahu akbar, 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 Allahu
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ذي الفضل والإنعام أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الدين العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام وخير من أطاع أمر ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده تمام عدة شهر رمضان، والتي ذكرها الله عز وجل على عباده فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صيام شهر رمضان نعمة ومنة عظمى من الواحد الديان، يترتب عليه الأجر العظيم، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لمن صام النهار وقام الليال وأطعم المحتاجين وأحسن إلى الناس وأرى الله فيه من نفسه خيرا. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, Imana niyo isumba byose. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Imana nyagasani y'ibiremwa byose, yaduhundagajeho ingabire ikomeye yo gusoza igisibo cy'uku kwezi kwa Ramadhan. Bavandimwe bayisilamukazi, kuzuza iyi minsi ni ingabire ikomeye cyane, nk'uko Imana ivuga iti: walitukmilu al-idda. Imana iti mujye mwuzuza iminsi y'igisibo, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, maze munakuze Imana nyagasani muyisingize muyishimira uko yabashoboje kuzuza iyi minsi, akaba ari ingabire ikomeye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kutwereka agaciro k'iki gisibo tumazemo iminsi ukwezi kose, intumwa y'Imana yaravuze iti: umuntu uzasiba ukwezi kwa Ramadhan akabikora kubera Imana anayitezeho ingororano, uwo nguwo Imana izamubabarira ibyaha byatambutse. Nanone mu yindi nyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti: uzahagarara agakora ibihagararo byo mu kwezi kwa Ramadhan abikoze kubera Imana, Imana izamubabarira ibyaha byatambutse. Bavandimwe b'Isilamu, ibyo rero umwemeramana agomba kunezerwa cyane, kubera yuko asoje itegeko ry'Imana umuremyi we yamuhaye ryo gusibuka ukwezi kwa Ramadhan. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti:
للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه intumwa y'Imana iti umuntu wasibye agira ibyishimo kabiri. Ibyishimo bya mbere nibyo kuri uyu munsi wo gusiburuka, aho aba yishimira ikivi atuye cyo kuba amaze ukwezi asiba akagusoza. Ibyishimo by'ubugira kabiri Umwemeramana azabigira ku munsi w'imperuka, ubwo azaba ahuye na Nyagasani we akamugororera ibihembo bikomeye by'abasibye. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ukutwereka agaciro ko gusiba. intumwa y'Imana iravuga iti ijuru rifite imiryango, muri iyo miryango abantu bazinjiriramo harimo umuryango witwa Ar-Rayyan. uwo muryango rero umunsi w'imperuka Imana izategeka abamarayika bahamagare bagira bati abantu basibaga bari hehe, hanyuma baze binjiremo. Nibamara kwinjiramo nta bandi bazinjira muri uwo muryango uretse abasibaga, ndetse nibamara kuwinjiramo uzahita ufungwa. Ibadallah, yanbaghi alla yakuna Ramadan mawsiman muaqqatan lit-ta'a, bal inna al-'aqil yaj'aluhu mahattatan lil-intilaqa wal-mudawama 'ala ta'ati ar-rahim ar-rahman. Wasma'u ila tawjih al-malik al-jalil إلى نبيه الكريم حيث قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. bavandimwe b'Islam, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kuba tugisoje ntabwo bigomba kutubera iherezo ryo gukora ibikorwa byiza. Ntabwo tugomba guhagarika iswala, ntabwo tugomba guhagarika ibikorwa byo kwitanga no gufasha abatishoboye, ahubwo umunyabwenge ni wa wundi uvana amasomo muri uku kwezi, amasomo yo kongera umuvuduko no gukarishya no kongera imbaraga, bityo agakomerezaho gukora ibikorwa byiza, kubera yuko Imana iravuga iti: wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muzagaragire Nyagasani wawe, uzakora ibikorwa byiza mu bihe byose kugeza ubwo urupfu ruzakugereraho. Bivuga ngo urupfu niryo herezo ryo gukora ibikorwa, ariko ukwezi kwa Ramadan kuba tugushoje ntabwo bivuga yuko duhagaritse gukora ibikorwa byiza, ahubwo tugomba gukomeza. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن أحب العمل إلى الله هو الذي داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الآمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatweretse yuko ibikorwa byiza bifite agaciro ni bya bindi birambye, ni bya bindi umuntu akomeza, ntabwo ari ukurekeraho gukora ibikorwa byinshi mu gihe gitoya nurangize uhita urekeraho ngaho utangire kugira ubunebwe, utangire gucika intege. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byiza, ahubwo Umwemeramana ibikorwa bye byiza ni ibirambye bihoraho, kabone nubwo byaba ari ibikorwa bikeya ariko bikaba ari ibikorwa bikomeza ntahagararire aho ngaho. fadawimu ala al-fara'id ibadallah وتزودوا من النوافل وأحيوا قيام الليل وأكثروا من الصدقات والذكر والدعاء والصيام للنوافل في سائر الأيام والشهور حتى تحظوا بالثواب والأجور ومغفرة الخطايا والشرور وتسعدون يوم النشور. bavandimwe b'Islam, turasabwa gukomeza ibikorwa byiza, tugakomeza iswala z'itegeko n'iswala z'imigereka, ndetse no gusiba nubwo atari itegeko, ariko iminsi yo gusiba dushishikarizwa mu rwego rwo kwiyegereza Imana no kwishakira ingabire zayo bitari iby'itegeko, nabyo tugakomeza kubizirikana. Ikindi tukamenya yuko qiyamul layl, tahajjud, laysa khasan fi Ramadan. Ntabwo igihagararo cyo gusari iswala z'ibihagararo by'ijoro ntabwo ari umwihariko muri Ramadani gusa, kereka tarawehe yonyine,
ariko ibisanzwe ni ibada mu bihe byose, haba ari muri Ramadan haba atari no muri Ramadan. Umuntu agomba kubikomeza kugira ngo tuzagire umunezero wo kwiyegereza Imana subhanahu wa ta'ala. معاشر المؤمنات اتقينا الله تعالى واحفظنا الحياء والعفاف والتزمنا الحجاب والستر وكنا قدوة في الطاعة كما كنا أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين رضي الله عنهن ونساء الصحابة والتابعين والصالحات العفيفات في كل وقت وحين. بإسلام كزي جمعي هريكو turasabwa gukomeza kuzirikana amategeko y'Imana mu bihe byose, birebana na hijabu no kwikwiza no kurangwa no kwiyubaha. Ibyo ngibyo ntago ari umwihariko mu kwezi kwa Ramadan, ahubwo ni itegeko ryo mu bihe byose. Byaba ari igihombo gikomeye cyane kuba umuntu yaranzwe no kwambara hijabu, yarikwiza uko bikwiye mu kwezi kwa Ramadan, ukabona masha Allah imihanda urabona abayisilamukazi, ariko ukwezi kwa Ramadan kwarangira ukaba ufite umugambi wowe muyisilamukazi, wowe mukobwa cyangwa umugore w'umuyisilamukazi, uteganya gushyira hasi igitambaro cyawe no gushyira hasi umwitero wawe no kureka itegeko ryo kwikwiza. Ibyo byaba bigaragaza yuko watahiye igihombo n'inzara, kuko utavanye amasomo yo kwiyegereza Imana mu gisibo umazemo ukwezi kose. Bavandimwe b'Isilamu, rero icyo dusabwa no gukomeza ibikorwa byiza, kwirinda gusubira mu byaha no kuzirikana yuko Imana nyagasani tugomba kuyigaragira mu bihe byose, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye iswale 5 agakora ibikorwa byiza, ariko ukwezi kwa Ramadani kwarangira agacika mu musigiti, agacika intege, maze agasubira mu byaha. Mu mezi 11 ntacyo byaba bimaze ugaragiye Imana ukwezi kumwe gusa, ariko amezi 11 asigaye ugasubira mu bibi, ugasubira mu birakaza Imana subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون، إن قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له من عمره إليه رجوع؟ وقد كنا بالأمس القريب نتلقى التهاني بقدومه ونسأل الله بلوغه، واليوم وللأسف نتلقى التعازي برحيله. فاستودعوا شهركم عملا صالحا يشهد لكم عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. وقد خرج الناس من هذا الشهر وهم فريقان: فريق نصح فيه لنفسه وقام بحق ربه فصامه إيمانا وقامه احتسابا، لم يفرط في دقائقه، فقد اغتسل فيه من الذنوب وتطهر من الأوزار. وفريق آخر مضى نهاره في سهو وليله في لهو، لم يرى للشهر حرمته ولا عرف له حقه. وما أحوج الفريقين أيها المؤمنون إلى المحاسبة الدقيقة والوقفة الصادقة. فأما المفرط المقصر فيندم ويتوب ويستغفر ويؤوب، فعساه أن يعيش قابل أيامه في طاعة وبر منتظرا عاما جديدا ورمضانا آخر. bavandimwe b'Isilamu, ukwezi kwa Ramadan kuba kurangiye bigomba kuba biteye umwemeramana agahinda mu mutima we, akababara, akagira agahinda ko kuba uku kwezi kwiza, ibi bihe bidasanzwe biturangiranye bikaba byigendeye, akaba afite ako gahinda. Kabone nubwo ku ruhande rumwe aba yishimiye yuko yubahirije itegeko ry'Imana, ariko ku rundi ruhande nanone agomba kubabara kuko ibihe byiza yari afite, iyi season, ibi bihe byiza bikaba birangiye, agomba kuba afite agahinda mu mutima we, amaso akajenga amarira kubera ibihe byiza biducitse, tutanazi neza yuko mu mwaka utaha tuzaba tukiri bazima duhumeka, kugira ngo nanone twongere tugerweho n'ibi bihe byiza. Abemeramana rero uku kwezi iyo kurangiye baba barimo ibice bibiri. Hari igice cyakoresheje neza ibi bihe, igice cyabibyaje umusaruro mu kwiyegereza Imana, mu gukora ibikorwa byiza. Abo ngabo bishimira yuko bakoze ibyiza bushije icyo kivi.
aba n'abandi bapfushije umwanya wabo bawukoresha nabi bawupfusha ubusa, abo ngabo nabo bagomba kuba bababajwe nuko batitwaye neza. Ibi ngibi rero bigomba kuba buri wese bimuha amasomo. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الترمذي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابن الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. bavandimwe b'Islami y'umwemeramana amaze gukora igikorwa cyiza agomba guhangayikishwa no gusaba Imana kugira ngo imwakirire icyo gikorwa, kubera yuko hari ugukora hunaka amal wa hunaka qabulul amal wa hadhani shay'ani ghayru mutalazimain. Hari ugukora, hari no kwakirirwa ibikorwa. Tumaze gusiba twakoze ibikorwa byiza, icyo ni kimwe. Hari n'urundi ruhande rwo kugira ngo Imana yakire bya bikorwa birenga imitwe yacu bijye ku munzani w'ibikorwa byiza, icyo ni ikindi. Kugira ngo Imana itwakirire ku minzani bijye mu bitabo byacu by'ibikorwa byacu. Niyo mpamvu nyuma yo gukora ugomba gusigara uhangayika uvuga wibaza ati ariko aho Imana itakwakira ibikorwa byanjye. Kandi kutabyakira nanone ntagaruka Imana idashaka kubyakira, ahubwo nuko twebwe hari aho tuba tutabikoze neza, tuba tutujuje ibisabwa. Umugore w'intumwa y'Imana Aisha radhiyallahu anha yabajije intumwa y'Imana kuri uyu murongo wo muri Qur'ani, aramubwira ati ya Rasulullah sobanurira, ese aba bantu Imana yavuze babandi batanga ibyo batanga wa qulubuhum wajila, ariko ibitima yabo bigasigarana ubwoba bamaze gutanga ibyo batanga, bamaze gukora ibyo bakora, bivuga ngo nyuma y'igikorwa cyiza umwemeramana la budda an yakhafa almu'min min raddi Allah ta'ala lil'amal. Umwemeramana agomba gutinya yuko Imana itazakira ibikorwa bye, wa yahrusu agahora asaba Imana, wa yas'alu Allah alqabul agahora asaba Imana subhanahu wa ta'ala kugira ngo imwakirire. Ahangaha rero niho Aisha yabaje intumwa y'Imana ati ya Rasulullah abo bantu ni bande? N'abakora ibyaha, abo bafite ubwoba, n'abakora ibyaha, banywa inzoga, abiba, abambura, abagizi ba nabi, nibo bagira ubwoba mu mitima yabo. Intumwa y'Imana amubwira iti reka da, uyu murongo w'Imana ishaka kuvuga ni babandi basiba bagasari bagatanga amaturo wa yakhafun alla yuqbala minhum, ariko bagatinya wenda ko Imana itazakira ibikorwa byabo. وقال مالك بن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. umwe mu batabiina yaravuze ati ubwoba bwo kutaba wakwakirirwa igikorwa cyawe nibwo buhangayikisha umwemeramana kurusha gukora igikorwa ubwacyo. Bivuga ngo gukora nibyo byoroshye, ariko gusigara ufite umuhangayiko n'impungenge, ibyo nibyo biremerera umwemeramana cyane, kuko bufata igihe kirekire guhora yibaza niba igikorwa cye cyaba cyarakiriwe. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل أم لا. umwe nawe mu batubanjirije yaravuze ati abatubanjirije bandi bakoraga igikorwa ariko bagasigara bahangayikishijwe no kuba Imana itakwakira igikorwa cyabo. ala fa salamullah ala shahri as-siyam wal qiyam, سلام الله على شهر التراويح والتلاوة والذكر والتسبيح. لقد مر كلمحة برق أو غمضة عين كان مضمارا للمتنافسين وميدانا للمتسابقين. amahoro y'Imana gusakareho wowe kwezi gutagatifu kwa Ramadan. turagusezeye, Imana ikomeje idushoboze kandi tuzakomeze gukora ibikorwa byiza birushaho kutwegereza Imana subhanahu wa ta'ala. عباد الله، وإن من متابعة الإحسان بعد رمضان صيام 6 من شوال بعد يوم العيد متتابعة
أو متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. bavandimwe b'Islam, no mu bikorwa byiza dusabwa gukomerezaho na nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan no gusiba iminsi y'umugereka, iminsi 6 yo muri uku kwezi kwa Shawwal. Twatangiye uyu munsi, nyuma y'umunsi w'Eid hakurikiraho gusiba iminsi 6 muri uku kwezi. Wayisiba uyifatanyije cyangwa wayisiba uyitandukanyije, byose biremewe, nta kibazo, bipfa gukorwa muri uku kwezi kutari kwarangira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti: uzasiba ukwezi kwa Ramadan yarangiza akagukurikiza iminsi 6 yo mu kwezi kwa Shawwal, bazandikirwa ingororano ku Mana nk'umuntu wasibye umwaka wose. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. bavandimwe b'Islamukazi, no mu byo dusabwa ni ukubahiriza n'izindi nkingi z'idini yacu, harimo n'inkingi ya gatatu, inkingi yo gutanga zakatul mal, naryo ni itegeko ry'Imana, ni inkingi mu nkingi 5 zigize ubuyisilamu twese dusabwa kwitabira, kandi bikaba bigaragara yuko abenshi muri twebwe iyi nkingi twayirengagije, ndetse abenshi tudashaka kumenya ibyayo. Nyamara iyi nkingi ni inkingi ikomeye cyane, ni itegeko ry'Imana riremereye nk'uko gusiba n'iswala nabyo ari amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بإتمام صوم شهر رمضان في أجواء أمنية. bavandimwe b'Islam, turashimira Imana yaduhundagajeho gusoza iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan turi mu ngabire ikomeye, ingabire y'amahoro, ingabire y'umutekano, dutuje kandi dutekanye. Iyo twitegereje hirya no hino, hari benshi cyane mu bice byo kwisi bitandukanye iki gisibo cyasanze bari mu bihe bitari byiza, bari mu midugararo, bari mu ntambara, bari mu bibazo, nta mutekano bafite mu bihugu byabo, kandi ku kwezi kukaba kurinze kubasiga bakiri muri ibyo bihe bitari byiza. Ibi biratwibutsa gushimira ingabire y'umutekano dufite mu gihugu cyacu, bityo tukarushaho gushimira Imana ku gihugu cyiza dufite, ndetse n'ingabire y'umutekano, kubera yuko amahoro n'umutekano ni ingabire ikomeye cyane ihambaye, ikaba n'inkingi ikomeye y'iterambere, bityo akaba ari ingabire tugomba gushimira Imana subhanahu wa ta'ala, ndetse tukanashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukora ibishoboka byose n'inzego zibishinzwe zose kugira ngo abanyarwanda tubone umutekano, maze twisanzure dukora imirimo yacu, ndetse na gahunda zo gusenga Imana no kwiyegereza Imana amanywa nijoro, nta nkomyi, nta n'imbogamizi iyo ariyo yose. Ingabire y'umutekano ni ingabire ikomeye cyane, niyo mpamvu Ibrahimu alayhi salam yabanje gusaba ingabire y'umutekano mbere yo gusaba ubukungu ndetse n'ubukire n'amafunguro. أيها المسلمون، اشكروا الله الذي من علينا بنعمة الصيام في هذه الأجواء الأمنية، وهذا من أجل النعم، فالأمن نعمة جليلة ومنة كبيرة، فهي مطلب كل أمة وغاية كل دولة، من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال، وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب، وهو الهدف النبيل الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب، ولأهميته وعظم مكانته
دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لأهل مكة فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقدم طلب الأمن على طلب الرزق والغنى لأن الأمن ضرورة لتحصيل الرزق والغنى والرقي والازدهار وذلك أيضا من خلال الكسب وإنشاء المصانع والشركات والاستثمارات ولأن في الأمن يتلذذ الناس بالرزق والغنى فلا لذة للغنى والرزق مع وجود الخوف ولذلك قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه بالأمن على طلبه للرزق والغنى بفانك بإسلام ingabire y'umutekano ni ingabire ikomeye niyo mpamvu intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam yabanje gusaba Imana yibwira ngo nyagasani iki gihugu cya Maka gihundagazeho amahoro n'umutekano maze abagituye ubaha amafunguro n'ubukire no gutera imbere urumva ko yabanje gusaba umutekano n'amahoro mbere yo gusaba ubukungu ndetse n'ubukire n'imitungo kubera yuko mbere na mbere amahoro niyo atuma ubukungu buboneka icya kabiri amahoro niyo atuma iyo ubukungu bwabonetse buturyohera tukabaho neza niyo mpamvu amahoro ni inkingi ikomeye cyane ubwo rero nahacu gushimira Imana kuri ingabire y'umutekano kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi bayani ahamiyati al-amn wa makanatihi man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kugaragaza ingabire y'umutekano yaravuze iti umuntu buzaramuka afite atekanye mube n'imitungo ye n'abantu be n'ubuzima bwe nta masasa amuvugira hejuru nta midugararo dutekanye dutuje intumwa y'Imana iti afite n'ubuzima bwiza afite amafunguro y'umunsi umwe gusa nguwo uzaba ufite ayo mahoro n'umutekano azameze nk'umuntu ufite isi mu biganza bye bavandimwe b'Islam wa aidan mimma yurshiduna ilayhi sawm shahr ramadan aidan ijtima'u al-kalima wa wahdatuna nanone ku kwezi kwa Ramadan mu byo kudutoza harimo gushyira hamwe no kubaka ubumwe bwacu tugomba gukomeza kurinda no kubungabunga tunirinda icyo ari cyo cyose cyaducamo ibice cyangwa cyaduteranya kikadutatanya Imana iravuga iti wa'tasimu bihablillahi jami'a kumufatana urunana ku mugozi w'Imana wala tafarraqu muramenye nimuzatatane iyo ni ingabire ikomeye cyane gushyira hamwe kurangwa n'ubumwe no kwirinda gutatana Imana irongera ikavuga iti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum fa'budun Imana iti uyu muryango wanyu wa Kisilamu mwebwe mwese abayisilamu abemera Imana mwese mufite umuryango umwe kandi nanjye ndi nyagasani wanyu Imana nyagasani bityo nimubari njyewe mugaragira njyenyine bavandimwe b'Abayisilamu kazi ubwitabire bwacu mu kwitabira ibikorwa byiza by'idini no kubishyigikira bigaragaza ko tugomba gukomeza gushyira hamwe kandi bigashimangira ko ubumwe bwacu ari inkingi ikomeye izadushoboza kugera kuri byinshi dukeneye mu iterambere rirambye ilamu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsih wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minuna من برية جنه وإنسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واعلموا عباد الله بأن يومكم هذا قد اجتمع فيه عيدان يوم الجمعة وعيد الفطر المبارك bavandimwe b'Abayisilamu tumenye neza yuko uyu munsi turi ku munsi wa Ijumaa ariko wahuye n'umunsi w'Irayidi ubwo rero iyi minsi ibiri ihuye ni iminsi mikuru ibiri yose bityo uwabashije kwitabira faman kana minkum qad hadara salata Eid al-Fitr فيسقط عنه وجوب الجمعة ويبقى عليه وجوب أداء صلاة الظهر
bityo uwasaye iswala y'irayidi uwitabiriye iswala y'irayidi ijuma ntabwo aba ari itegeko kuri we ariko yemerewe kujya kuyisari nta kibazo ariko ntabwo ari itegeko kuri we uwasaye iswala y'irayidi itegeko ry'ijuma riba rivuyeho ubwo abishatse asari salatu dhuhuri bikaba bihagije ariko nawe naje gusari ijuma nabyo ntacyo bitwaye ariko waba atitabiriye irayidi yagize impamvu uwo nguwo fayabqa alayhi salatu aljum'a liannahu lam yahdhur salatu al'id ubwo nguwo akomeza kuba asabwa gusari iswala ya ijuma kuko atitabiriye iswala irayidi. Allahumma taqabbal minna ma madha min as-siyam wal qiyam واكتب صيامنا في عداد الصائمين وقيامنا في عداد القائمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب قلب وثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات والاستقامة في رمضان وبعد رمضان. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وجنبنا الحروب وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على بلاد المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ارزقهم الأمن والاستقرار وجنبها جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. twifurije abayisilamu by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange kugira umunsi mwiza wa Eid al-Fitr. Allah abakirire igisibo cyanyu n'ibyiza mwakoze muri uku kwezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti arakoze cyane ati dukomeze kandi iyi minsi 30 turangije ni iminsi ikomeye cyane ariko ni iminsi itagomba gutuma twibagirwa abo turibo turabanyarwanda turabayisilamu. Dukomeze dushyigikire gahunda z'igihugu, dukomeze dushyigikire ibikorwa byacu, dukomeze dushyigikire bya bindi byose bishobora kudufasha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza ndetse n'ubuyisilamu bwacu bukomeze bugende neza. Muri hutuba rero cyangwa se mu nyigisho atanze nyuma yo kuyobora isengesho yagarutse ku bintu bitandukanye by'umwihariko aho yavuze ati nyamuneka abayisilamu n'abayisilamukazi mukomeze kubana neza kandi byiza mwakuye mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu bizakomeze na nyuma y'igisibo ku buryo wumva yuko ari ubutumwa buri muyisilamu akwiriye gutahana. Baba namwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko muba mukwiriye kumva yuko imyitwarire yabaranze mu gukora ibyiza itahagararira mu gihe runaka ahubwo yakomeza. Yes, mu masegonda make dutegereje mufti w'u Rwanda kugira ngo aze hano tuganireho gatoya ndetse agire n'ibyo atubwira, agire n'ubutumwa yaha abanyarwanda muri rusange nka hutuba amaze gutanga, hutuba nziza cyane. Yego, yagarutse ku kintu kigendanye n'ubumwe avuga ati nyamuneka ubumwe ni ikintu gikomeye ntihazagire ubatatanya nk'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo yabwiraga abayisilamu gusa, aho yavugaga yuko iyo abantu bishyize hamwe nta kibananira ngo urabizi no mu buzima bwa buri munsi mu muco nyarwanda iyo abantu babaga bifatanyije cyangwa se iyo bishyize hamwe nta kintu gishobora kubananira. Yes, ni iminsi 30 tumaze gusari turayisoje, no gusabana no kunezerwa ariko nanone tukibuka nibyo twasabye ndetse nibyo tugomba gukomeza gukora bwabo umuntu bwa gushyira hamwe. Nekereza ko ari ikintu cyiza kuri twese. Agarutse gato ku kintu cy'imyitwarire y'abashiki bacu y'ababyeyi igitsina gore avuga ati nyamuneka mwambaraga neza muri ibi bihe by'igisibo mukikwiza. Urumva nkuko nigeze kubivugana kare bijyana n'umuco nyarwanda, no muco nyarwanda harimo kwambara abantu bakikwiza. Niyo mpamvu yavuze ati nyamuneka ntibihagararire mu gisibo gusa. Yes, reka twakire mufti w'u Rwanda amaze kuhagera, reka tumubaze n'ibibazo bitari byinshi, n'ibibazo bigeze kuri 3 biraza kudufasha kumenya uyu munsi umuyisilamu abayeho gute, abayisilamu abayeho gute, iminsi 30 ni iminsi imeze gute. Eid Mubarak mufti. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Taqabbal minna minkum. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti, ni iminsi 30 yo gusoza
igisibo cyacu dusenze isengesho ryiza, hutuba nziza, ubutumwa bwarimo bwari ubutumwa butandukanye ariko nanone bufite aho buhurira n'igihugu cyacu, bufite aho buhurira n'umuyisilamu n'amateka y'ubuyisilamu ndetse n'imiyoborere myiza dufite uyu munsi. Niki wabwira abanyarwanda, niki wabwira abayisilamu, ubutumwa wabaha kuri uyu munsi mu minsi 30 dusoje igisibo ariko tukaba dusenze ni swala ya Eid al-Fitr, nubuhe butumwa wagenera abayisilamu muri rusange n'abanyarwanda? Murakoze cyane, mbe nambe no kubifuriza umunsi mwiza wa Eid al-Fitr, twese Imana twakira ibyo twakoze. Hanyuma ikindi ku butumwa by'umwihariko abayisilamu no gukomeza ibikorwa byiza kwezi kwa Ramadani, kadusigira umuvuduko niba kwe kugira ngo dukomeze ibikorwa byiza. Hanyuma muri rusange ku banyarwanda nuko mbe na mbere twasibye mu mahoro n'umutekano, turashimira ingabire y'umutekano dufite mu gihugu cyacu. Hirya no hino ku isi hari ibibazo by'umutekano mukeya, iyo twebwe rero dufite umutekano twisanzuye dukora imirimo yacu harimo no kwiyegereza Imana, gahunda z'amasengesho, twitabira ibihagararo by'ijoro mu misigiti, ibyo ntabwo byashoboka nta mutekano hari. Turashimira ingabire y'umutekano, turabizi nk'abanyarwanda uburyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyira imbaraga mu gushakira umutekano abanyarwanda, akatubwira ati muryaye musinzire mubyuke mukore rwose umutekano muzawumbaze. Ubwo rero iryo ni isezerano, ni igihango yaduhaye cyuko nta munyarwanda uzabangamirwa mu mutekano. Turashimira igihugu cyacu imbaraga ziyishyira mu gushakira abanyarwanda umutekano, kandi natwe tukaba dushyigikiye ingamba igihugu cyacu gifata mu buryo butandukanye. Rero turashimira n'imiyoborere myiza iri mu gihugu cyacu, aho abantu bisanzura nk'uko mubibona mu myemerere yabo, kuko nabyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza imiyoborere myiza. Yego muvuti mwagarutse ku kintu cy'ubumwe, mu by'ukuri umutekano ni kimwe, ariko se abayisilamu n'abanyarwanda muri rusange bongere kugira ubumwe gute? Murakoze, ubumwe burahari, ni ugukomeza kubwubaka, nta byacitse, ariko ubumwe nyine bari urugendo rukomeza, kandi burya hari abantu ntihabura urunturuntu, ariko icyangombwa ni ukumenya ngo ibyo duhuriraho ni ibihe, ibyo twahurizamo imbaraga zacu ni ibihe, ariko dukurikije uko tubona abayisilamu mu Rwanda nk'uko ari wo murongo n'umujyo w'igihugu cyacu, ko dushyize imbere ubumwe bwacu. Natwe mu miyoborere yacu umuryango w'abayisilamu mu Rwanda dushyize imbere ubumwe bwacu no gushyira hamwe, ngira ngo murabibona yuko abayisilamu bari gukorera hamwe, ibikorwa tubahamagarira barabyitabira, kandi biba birangajwe imbere n'ubuyobozi bwa Rwanda Muslim Community. Rero navuga yuko ku bumwe bw'abayisilamu rwose ni umurongo utukura, kandi natwe tubuhagazeho kandi tubukomeyeho, kandi n'abayisilamu ibyo barabizi yuko dukomeza kubaka ubumwe bwacu, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Ubumwe niyo nkingi y'ibindi bikorwa byose. Yego, iki gisibo rero abayisilamu badukurikiye muri aka kanya kibaherekeze gute, bitware gute nyuma y'iyi minsi ya nyuma y'igisibo? Murakoze cyane, nk'uko twabigarutseho mu nyigisho z'uyu munsi, nuko igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan reka tugifate rwose mu rugero rufatika, nka kwa kundi murabizi mujya mukurikira imikino, uburyo iyo coach ajyanye ikipe, sinzi ukuntu mubyita, kumwe bajya kwiherera bitegura nk'umukino muri lokale. Rero iyo coach ajyanye iriya kipe muri lokale, abagira ngo bazitwaye neza mu mukino nyirizina bagiye gutegura, ariko bagiye bagakina neza muri iriya myitozo, bagera mu kibuga bagatsindwa, imbaraga ziba zarapfuye ubusa. Ramazani rero nayo ni ingando, ni lokale, ni umwiherero mu rwego rwo kwiyegereza Imana no gukarishya no kongera imbaraga. Ubwo rero Imana ikidutegerejeho ni ukubona impinduka, cya gisibo kidusigiye noneho muri iyi minsi izakurikira ukwezi kwa Ramadhan. Iyo umuntu yitwaye neza, bigaragara yuko lokale yayibyaje umusaruro, ikaba hari impinduka icyo twita impact imusigiye. Naho iyo aje akitwara nabi, bigaragara yuko lokale yamugendekeye nabi. Urakoze cyane, turagushimiye Eid al-Mubarak. Urakoze cyane ya Rabbi, turabashimira, kandi twifurije abanyarwanda n'abayisilamu komeza kugira umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr. By'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we, Eid al-Fitr ibabere nziza n'imigisha by'Imana. Yego, namwe tubifurije Eid nziza. Urakoze cyane. Okay, Mufti arakoze cyane, turamushimiye ku mwanya bafite, ndetse n'abantu bagomba guhura nabo hariya, kubera ko hari ifoto bagomba gufata uyu munsi. Reka tumushimire, dushimire ndetse na buri wese wari ukurikiye iki gikorwa. Ni igikorwa twatangiye kigenda neza, tugeze ku musozo nacyo kigenze neza, kubera ko twumvisha ubutumwa butandukanye bwa Mufti w'u Rwanda, akaba ari uhagarariye abayisilamu hano mu Rwanda, avuga ati uyu munsi dufite ubusilamu bwiza, dufite igihugu cyiza, dufite n'ubuyobozi bwiza budufasha kugira ngo tugire ubwo busilamu bwiza, ndetse n'ubusilamu bukomeze ujye hirya no hino. Ashimira ndetse n'abanyarwanda muri rusange uburyo babanye, ushyira hamwe, kumva ko dufite intego imwe yo kubaka igihugu. Ati kandi abayisilamu uyu munsi bari mu murongo mwiza. Yego, twakwibutsa abadukurikiye rero ko iki gisibo cy'ukwezi gutagatifu gisojwe ku itariki ya 20 uyu munsi z'ukwezi kwa gatatu,
cyatangiye tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ni ukuvuga ngo ni igisibo kiba kigizwe n'iminsi 30. Hari uwavuga ati se ko batangiye ku itariki 18 bakaba badasiburutse ku itariki 18 iyo minsi ibiri yavuye, ariko murabizi ukwezi kwa kabiri kwa gufite iminsi 28. Niyo mpamvu bidahuye n'itariki 18 ahubwo byahuye n'itariki 20. Yes, arakoze cyane mugenzi wanjye Isa, ndamushimiye, ndashimira ndetse na equipe yose yadufashije kugira ngo ukurikire iki gikorwa kuri Kigali Pele Stadium. Byagenze neza, team technique yose aho muri hose mwakoze, ndetse n'abandi badukurikiye batabashije wenda kuza hano kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se n'ahandi hatandukanye basengeye mu gitondo. Abari mu rugo reka tubashimire kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Idil Mubarak. Idil Mubarak yuko iriye somo mbere yuko dukusoza ikiganiro twadufite. Navuga ngo ni iminsi 30 ngomba gukomezanya, ni iminsi 30 yo kwegereza Imana ngomba gukomezanya, nkuko mufti nawe bivuze ndetse n'abandi bose twaganiriye ati ni iminsi 30 ya rokari yo kwiyeza, yo kumva ko hari ibyo ugomba gukomeza gukora. Ntabwo ari iminsi 30 gusa yo gukora ibyiza, ahubwo ni iminsi 30 ikwereka ko hari ibyiza byinshi ushobora gukora. Ni igihe gitoya nkuko babivuga mu by'ukuri. Hari abatangiye guterwa cyangwa se kumva bafite ikibazo kuko iyi minsi irangiye, ariko nta kundi, ni iminsi bari igihe gitoya ubundi ubuzima bugakomeza. Yes, arakoze cyane Isa. Reka nanjye nshimire buri wese wadufashije, anako nshimira ndetse n'umunyarwanda wese ukurikiye Televiziyo Rwanda. Gahunda z'ibiganiro bya Televiziyo Rwanda zirakomeza, twebwe abari kuri Kigali Pele Stadium reka dusoreze hano.